Yes, ubu mwaba ngiye guhamagara umuhanzi muzi mwese w'icyamamare witwa Bruce Melody, twumve icyo atekereza ku kintu cyitwa umunsi wo kubeshya. Nta munsi aho wo kubeshya iminsi yose niyo icyo kintu nari nyiteze man. Abantu bose barabeshya kandi ntibabeshya kubera umunsi. Kubeshya ni ibisanzwe mu bantu mu kurya ibyaha. N'uwabona ndi kukubeshya n'intungane bwira icyo aho ubona ndi kubeshya wabona nawe uri ariko Bruce Melody aragira ati umunsi wo kubeshya ni buri munsi nk'uko umuntu kurya ari buri munsi. Ibyo ni wowe ibyo ngibyo nawe bivuze, ntabwo muze ngo umunsi wo kubeshya ni buri munsi, ariko ntabwo ariko nta munsi wo kubeshya. Umuntu wavuze kwanza umuntu ibaze ko Imana ihana abantu babeshya, ibaze umuntu wahimbye umunsi wo kubeshya. Si ubundi yitwaga nuza ibi byo gukundana n'indi Valente we ngo yarakundanye cyane. Uzi umuntu ushobora kuba yarazanye ibintu byo kubeshya bamwita Semuhanuka. Ikibazo uyu munsi bundi njyewe ntabwo nzi ibintu byinshi no hanze barawizihiza cyangwa n'ubina. Umunsi wo kubeshya ni uyu ni tariki ya mbere z'ukwa kane. Abantu bahoze babeshya amarira n'ejo mu Karitasi Mukandanzugi yarambeshye mbere mata. Yes. Nyita Ama-G The Black official cyangwa unyite ukuntu ubishaka wowe ku giti cyawe. So uyu munsi rero ugiye kwibaza, mwamenye mu muziki, mwakunze mu muziki, uyu munsi agarutse ate? Ucyumva iyi beat urahita umenya ukuntu nagarutse. Ndabashuhuje abantu mwese mwakoze subscribe kuri channel yanjye Ama-G The Black official. Ni channel nafashe umwanzuro ko nzajya nganira n'abafana banjye n'abakunzi banjye, kandi tuzajya tuganira ijambo ku ijambo. N'ibitekerezo byanyu ni inyamibwa, hari ibyo twumva kimwe, hari n'ibyo tutumva kimwe. Rero hano kuri Ama-G The Black official ni mu rugo, murakaza neza mu kiganiro. Wowe kora subscribe, nimba utarayikoze tanga comment, ukore share bitewe n'ibyo tugiye kujya tuvugana. Na nubwo bikuyeho ko ngiye kujya nshyiraho indirimbo noneho mixtape yanjye igiye kuza hano yitwa Nyagasambu. Abayisilamu ndabashuhuje ahantu hose muherereye. Hari n'abantu bigize abayisilamu kubw'umuceri, namwe ndabashuhuje. Irayidi yagenze neza. Reka tujye twiganirira. Ari umuntu wambwiye ngo indirimbo zanjye zifite ubutumwa ariko ziba ari ngufi. Ubu rero ngiye kujya ndambura tunaganira. Hip hop is my life. Vugira ngo B1G ku isi hose. Duhite twinjira mu kiganiro. Ndagushuhuje wowe uri muri Australia, ndagushuhuje wowe uri muri Amerika, ndagushuhuje wowe uri mu birwa bya Fiji, ibirwa bya Seychelles, ibirwa bya Maurice. Tugiye kujya tubana umunsi ku munsi, tanu kwa tanu. Tugiye kujya tuvuga tuti umukara n'umukara, umweru n'umweru. Akavura kabagezeho. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku kintu kigendanye n'iminsi. Iminsi. Umunsi w'abakundanye,
se Valentin nubwo Valentin nazi ibintu yakoze Valentin uwo nguwo kuki batawise wenda se Valentin ziza Saint Michel ziza Saint André n'ibigo by'amashuri Saint Aloys Rwamagana se ariko bagera ku rukundo bagafata umuntu umwe witwa Valentin ntazi iyo yavuye bakamwitirira uwo munsi. Point d'interrogation ndababajije muraza kuma comment muraza kuma ibitekerezo byanyu muraza kumbwira uko namwe mubyumva sibyo. So reka ibyo tunabyihorere ariko icyanzanye kuri uyu munsi turi itariki ya mbere z'ukwa kane ngo ni umunsi wo kubeshya. Ibyo ngibyo durashaka kumenya ninde wazanye ibyo bintu by'umunsi wo kubeshya kubundi buri munsi ngewe abakandanzugi bambeshya subundi umunsi wo umubeshya ngo ugende wikopeshe kwa Clapton Kibonke ipirawu ndakwishyura nyuma akubwira ko nakubeshya. Ndashaka ko bazavuga n'umunsi wo kuvugisha ukuri nta binyoma birimo. So amakuru yari kuvugwa hano hanze ni menshi kubeshya byaje ahubwo hari abantu bashaka kubeshya babifitemo inyungu. Ubundi kubeshya ngewe ukuntu mbifata kuri Ama G The Black amani nigiye ufite uburiganya cyangwa se ufite ibibazo ushaka gukemura binyujije mu binyoma. Ubwo rero abasikama abanyabinyoma uyu munsi ni uwanyu ni mubeshyi ariko nibagufata uyu munsi wavuyemo uzagira ngo ni wa munsi wo kubeshya papa. Sinifuriza umuntu kubeshya ntago ari igikorwa cya kigabo bafata umunsi ngo baguhita umunsi w'ikintu runaka. Tuzi iminsi yo kwibohora, tuzi umunsi w'abagore, tuzi iminsi yose iminsi tugiye tuyizi, tuzi umunsi wa Noheli, tuzi umunsi wa Bonane. Kubeshya ni umunsi mwafata mukavuga ngo ni umunsi wo kubeshya. Subundi wizihirizwa he uba hehe? Tuvuga ngo Noheli ahantu hose bubaka ibirugu, Bonane baturitsa bya bintu baturitsa byo hejuru sinzi uko babyita. None umunsi wo kubeshya ababeshyi murataramira hehe? Muraba muri hehe? Never ever. Kuri Ama G The Black umunsi wo kubeshya sinkwemera. Subundi kuki ari kuri iyi tariki njewe ku itariki ya mbere barambeshya, ku itariki ya kabiri bakambeshya, ya gatatu ya kane iminsi yose nge nabonye ari yo kubeshya. Kuri njewe ari kuri wowe wabona nawe ufite abantu uri kubeshya ariko ikintu cyitwa umunsi wo kubeshya noneho bakayita bagereza n'itariki never ever kuri Ama G The Black ntago bikunda, ntago njemera. Allo uziko waneinda bihangane ngo ari kukubeshya noneho ugasanga ahubwo bamuteye inda kubera ko wamubwiye ngo yihangane cyangwa se ngo urabyemeye, akagenda avuga ngo uyu munsi wari uwo kubeshya. Uzi ukuntu buciye umuntu intege mu mutwe. Gucika intege nabyo tuzabigarukaho
hari abantu badafite intege ku buryo kuzibaca ibyo byo bitakunda. Nanjye ndi muri abo ngabo. So mvugira ngo B1 Gin ku isi hose ikinyobwa kigezweho gikunzwe hano hanze, kandi ikindi mumenye kumenya ngo iyi minsi batubeshya. Wa mugani ni umunsi wo kubeshya. Urambeshye ngo wazanye umunsi wo kubeshya. Abantu rero mudukurikiye muzajye mutubwira andi magambo twavugaho, tubyumve kimwe cyangwa tutabyumva kimwe, kuko amagambo yose arahari. Hari ibingibi bavuga ngo abagabo bararya imbwa zikishyura, umunsi wo kubeshya, ngo ariko ibyo bindi bihari bikomeye cyane ariko sinabivugaho cyane. Ariko muzajya mubona ibiganiro umunsi ku munsi, mugiye kujya mubona indirimbo umunsi ku munsi kuri Ama G The Black Official. Kandi ndabashimira abantu mukomeje kutwereka urukundo, abantu mukomeje gukora comment, mugira ikintu banamuvuga ku munsi wo. Yes, ubu mwaba ngiye guhamagara umuhanzi muzi mwese w'icyamamare witwa Bruce Melody, twumve icyo atekereza ku kintu cyitwa umunsi wo kubeshya. Mwigira ngo ndi kubabeshya. Ku murongo we wa telefone reka ndebe ko nyitaba, twumve eske we abitekerezaho iki. Ariko mwumva n'iyi beat menya kiryamye ariko umunsi wo kubeshya ufata ute? umunsi wo kubeshya nta munsi aho wo kubeshya. iminsi yose niyo, icyo kintu nari nyiteze man. Abantu bose barabeshya kandi ntibabeshya kubera umunsi. Kubeshya ni ibisanzwe mu bantu mu kurya ibyaha. Ntiwabona ndi kukubeshya n'intungane bwira icyo aho ubona ndi kubeshya. wabona nawe uri ariko Bruce Melody aragira ati umunsi wo kubeshya ni buri munsi nk'uko umuntu kurya ari buri munsi. Ibyo ngibyo nabo bivuze ntabwo muze ngo umunsi wo kubeshya ni buri munsi, ariko ntabwo nta munsi wo kubeshya. Umuntu wavuze kwanza, umuntu ibaze ko Imana ihana abantu babeshya. Ibaze umuntu wahimbaza ibintu byo kubeshya, bamwita Semuhanuka. mu Karitasi Mukandanzugi yarambeshye urambere mata. Cyasaba rero nyohereza nimero mwana. Popo. Ubu ngubu mpamagaye umuntu witwa ngo buri nguni ariko usaba abatipe kuba bataryamye mani. Buri nguni arayifatara mitsutsu yola. Assalamu alaikum mitsutsu. Hari umuntu dushaka kuguhuza nawe mani. Na feri nyine subizi. Hari umuntu ushaka ko tumwamamariza, ariko yarambwiye ngo nshaka kubihurizamo nanga kuko nyine mvuga ko tutaziranye cyane, ariko ndavuga ni ikibazo ni amafaranga ukuntu twayagabana. Mitsutsu undiye urabizi ibyo bikweto byawe tugomba. Nabonye yarambwiye ngo yakunze ikiganiro cyawe ngo wagiye gusura mu rugo iwanyu baguhaye igikapu ngo utashye. Arambwira ati uriya muhungu ndamuzi. Ubwo rero arashaka ko tujya gusinyayo kontara. Ubwo sinzi ukuntu twahura nawe
ariko ndashaka ko duhurira kuri hoteli ikomeye mwana nabone ko ari imikino. Arayafite mu ntoki ngo ari ku idirishya. Ubwo ngubwo rero wowe ninguhamagara ngiye kumuha nimero zawe, ubwo murivuganira, ariko ibiciro byo uze kumbwira ngo umubwire ko tubivugana ariko twabonanye. Nakuvuga ngo uhite ubu kuvuga ibiceri bike. Ubu suri he? Ubwo twahurira nko kuri za golf aho ngaho. Sawa Mitsutsu, ubwo nimero ngiye kuzimuha ubwo arahita guhamagara. 017 nimero 017 ntureke kuyitaba. Sawa musaza. Ngira ngo umunsi rero ukwese ndi muri kubibona nuko, ariko kuki abantu babeshya? Ubu Mitsutsu agiye kuvuga ngo cya kibanza mu kibukinge ngewe ngiye kubona amafaranga. Never ever, ibyo bintu nukubeshya, ndumva bisa nabi, ntabwo ibintu ngiye byemera. Hano kuri Ama G The Black Official ntabwo tuzemera ko umuntu abeshya undi. Nzakubwira ngo B1 Gym ku isi hose ibyo ngibyo biragaragara kuko ndayikorera, ndahembwa, ariko numbeshya mu gihe kugusinyisha kontra muri B1 Gym. Lakini nataka kuzungumuza na Kiswahili. Situwezi MC Tino, ubwire ngo ngwino ngwikiraka ndebe kuna byifatamo. MC Tino, gira ngo rero murakomeza mutubwire mwebwe umunsi wo kubeshya mufata gute? Ibyanga ndahita mpamagara nita Pendo kumutera ivi, nibyo ndi bumubwire. MC Tino, amafaranga banyoherereje ni menshi kandi ugomba kuma ipasu nawe. Naribi kabisa na uriye. Ugiye guhita ukwepa inama ungereho. Uya nyuma yayo banyohereje 500 ngo bazahereze MC Tino. Uramahangaye Tino turaziranye. Wewe ko kura washaka naribi. Aya Tino, ubusa y'inshaka yarangaye. Oya niba wakuronka desa nabirese. Desa ugatwara turuwasa. Nta kibazo rwose. MC Tino. Yo. Narindi mu kiganiro, uyu ni umunsi wo kubeshya. Kabeshe ne wanye. Ngabeshe wacu nundi nakubeshya. Kabeshe nzovurana na yaka. Wari yapangiye. Naringiye kuyapanga Imana iwe umva. Umva kangwizi ko naringiye kubesha boss ko ndugwaye miteza kuyafata. Kubera ari umunsi wo kubeshya wamubeshya bikemera. Ahubwo ranungura nabyibukaga abantu. Ni ya mbere z'ukwa kane papa. Iyangana ariko nakundi Tino, urabizi ko nta mutima mubi. Reka nze nkore ku kanyenyeri mu bundi buryo wenda kuri nge. Ariko ibindi nta muntu wapfa kuguhasenyisa mwana. Sawa Tino, wakoze cyane. Ngira ngo mwumvishe ko umunsi wo kubeshya hari igihe umuntu aba yapangiye ibintu, umunsi ahubwo umuntu yagakwiye guhanwa akoze ibintu nk'ibi. Ndumva bigize icyaha njyewe. Umuntu wese ushaka kumbeshya wakishe, nanjye ngira ngo ndaberetse ukuntu umuntu ashobora kubeshya umuntu, ariko iriya yapangiye Imana. Iriya modoka y'umutuku uracyayifite? Irahari. Angahe? Kuyigura cyangwa gukodesha? Kuyigura. Sawa, urarara uyabonye, ayo ngayo urarara uyabonye. Ubu rero ngiye guhamagara undi witwa Bahati Makaca, ngira ngo mwabibonye. Nahamagaye Bruce Melody, igitangaza. Mpamagara MC Tino.
Kweli uretse ndero ko yagitabye Bahati Makaca sajya yitaba phone just family. Numve Bahati icyo bitekerezaho. Bahati Makaca Amajide Black bimeze bite papa? Bimeze bite ukwezi kwinjiyemo gute? neza ukwezi kwinjiyemo ikirakura kibonye ariko ipasu icyo kirakara ngewe mba nadirinze mani. Ubyo bya papa mbwira ukuntu gahunda zimeze. Matora urazamamaza? Umbasha ko amani wowe mbwira byawene angahe urarya angahe? Urambwira pourcentage? Nta bibazo. Bimeze gute rero mbwira umukino ukuntu umeze? Umukino avuze ati aba influencer ndabashaka muri company yanjye. Ni umuntu ugiye kuzana produit ya Matora. Yego. Ndamubwira ni umuntu nzi tuziranye neza dukorana neza ni Bahati Makaca. Ubwo rero sinzi ukuntu turi buze kumubwira ibiciro kuko birasaba ko tubanza guhura nge nawe. None ikibazo wewe numvise ngo usigaye bambwira guhamagara. Icyo ntabwo ari cyo kibazo wose ko abantu bose rikirika bahe. Kure ni mu ndamani. Ibiganireho rero byo kugira ngo duhe n'umukire. Ahubwo ndashaka kumenya turasinya igihe kingana iki. Wowe byo byose umva niho bifite bikurikiranye. Ubwo ndakurabuye. Urandabuye amano urandabuye. Mvugira ngo B1G. B1G. Uyu munsi ni umunsi wo kubeshya papa. Ngira ngo na Bahati Makaca mwumvisha icyo atekereza. Ariko ibi bintu numva ari umuco mubi wo kubeshya. Yewe simbyemera. Abantu bose ngira ngo mwabyumvishe, bavuganye na Bahati, tuvuganye na MC Tino, abantu bose muri rusange. Mwakoze cyane rero, hasta la vista. Uyu munsi nubwo ari uwo kubeshya ariko mwumvishe iki byamamare bibitangaza. Merci beaucoup.